inkoko zasohotse ku kagoroba, ndi kubona ukuntu zishimye nyine ziri gutambagira muri iyi mbuga yazo, ariko nyine tuba turi gucunga. Dore ibishyimbo ukuntu bimaze kumera, ahantu hose zajyaga zidagadura hose harahinze. Dore hari ibishyimbo, ahantu hose hari ibishyimbo, nta hantu namba zigomba kumanukira. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ni ukuzirimita nyine, umuntu aba ahagaze hafi ari kuzireba ko zizamuka mu ishyamba nubwo zanga kujyayo. Dore twa twana ukuntu turi kungana nubwo twampfanye, dusigaye dukeya. Zirakomeza rero zitambagiremo hano gutya gutya. Hano mfite n'inkoko irwaye hano, ngomba kujya guteza urushinge. Rero nzireke zigire. Kambereka ikibazo inkoko yanjye ifite, uburwayi ifite ikintu cyabyimbye. Reba ukuntu iri kunywa amazi, yarabyimbye uruhande rumwe nyine rubangamiwe, ariko hari inshinge njya nyiteza igakira. Ni uko izindi ziba zitayoroheye nyine irihise irya. Turagire rero, tuzajya dukomeza tubaye ku makuru y'inkoko. Murakoze cyane abakunzi ba Eugenie Family. Naje kunsabira ipera sugu, ntago mba ngamutoreho ngamuryeho ariko mukunda ibyo ndi kurya we, ngamurye nababwira.